twararwanditse kandi ntabwo twapfuye kurwandika gusa. Urabona igikorwa nk'iki ngiki ni igikorwa cyiza ari uko hari impamvu. Iyo mpamvu rero yarabonetse bituma twicara dufatanije twese abo muri famiye turarwandika. Nk'uko ubivuze twavugaga ibyerekeranye n'umugambi mubisha uriho wo gushaka kwica Adeline. Wavuze neza uti ntabwo nirirwa nkubaza aho byavuye kuko nta wakwirirwa ajya muri ibyo ngibyo nyine byo kuvuga aho byavuye, ariko icyo nagira ngo nkubwire ni uko aya makuru yavuye muri source twizeye cyane kandi zirenze imwe kandi zidashobora kwibeshya, ahubwo zikurikirana ibintu byose uko biri. Maze uko rero biteye ngo hari porogaramu yo kwimura imfungwa bazivana muri 1930 bazijyana muri prison y'Imageragere. Aho ngaho ngo niho bagombaga gutsinda Adeline, byaba mu rugendo bagenda muri uko kwimuka cyangwa se bagezeyo. Gusa ikigaragara ni uko iyo bigenze gutyo bavuga yuko imfungwa yimutse, yuko yimuwe yajyanywe mu yindi prison, ugasigara udiragira ujya kubaza uburyo wamubona, bati ntabwo ari hano ntabonetse, ubundi bati jya gushakira aha n'aha, jya gushakira aha n'aha, ugahera muri icyo gihirahiro ntuzamubone iteka ryose. Ibyo ngibyo twese turabizi. Hari imfungwa zagiye ziburirwa irengero muri ubwo buryo, baba bafite ahari yenda abo bicanyi izibateye impungenge kurusha izindi, bashaka kuzikiza, noneho bagahita borganiza kuzimura ahari bakabicira mu nzira cyangwa se bakabica bagezeyo, simbizi. Noneho ba nyirabantu bakabwirwa yuko bimutse kandi yuko badashobora kubabona, bakazahera mu nzira bagenda hirya no hino babaza bashakisha kugeza ubwo bazaheba bakarekera iyo ngiyo. N'ibindi rero ni nk'uko nguko bashaka kubikora, bashaka uko twabyumvise, uko twabibwiwe, umwica muri urwo rugendo, bitaba ibyo bakamwica mu buryo bw'abavuzi bw'abaza kumuvura cyangwa se muri check up, bakamutera urushinge rw'ingusho bakamwica. Ayo ni amakuru twabonye kandi twasanze ari amakuru yizewe, ari amakuru nyayo kuko yaturutse muri source bidashobora kwibeshya uko twabibonye. ntabwo yenda komeza Simeon. Ikindi gitoya nakongeraho ni uko bamwe muri abo ngabo muri za ambasade n'abandi twandikiye, bamwe bamaze kudusubiza, kandi mu by'ukuri abamaze kudusubiza bose bamaze kumenya ubwicanyi bw'iriya regime, ku buryo bashubije bagaragaza ko ibi bitabatunguye, kuko bavugaga ko bisanze izindi information nyinshi cyane bafite zerekeranye n'ubwicanyi bwa Kagame nabo bafatanije kwica. Nicyo cyantangaje, ni uko ibyo bandikiye ntabwo bibatungura, ahubwo bavuga yuko babizi kandi bafite n'izindi za information. Ubwo rero sinzi, iyo ubonye ikintu nk'iki ngiki nta kundi kundi ubifata uretse kukivuga kugira ngo ukibona agufashe kukivuga, kuko muri uko kukivuga ahari bishobora kugira icyo bitanga. Sinakubwira ngo bagomba kubivuga batya na batya cyangwa bagomba kubibwira uyu n'uyu n'uyu, ariko umuntu wese wagira uburyo abivuga n'uwabibwira, ni byiza kubivuga kugira ngo bimenyekane, kuko ni amakuru yizewe twabonye, ni amakuru nyayo twabonye,
ni iby'ukuri ahari byagira icyo bimara uwabibona wese, uwagerageza kubivuga wese, akabibwira uwo ari we wese, bishobora kuba byagira akamaro. Simeo wari ugikomeza? Ye nakantu gatugusa nagira ngo nongereho. Ibi bintu iyi regime ikora sindabibona, dore uko ngana uku ntabwo nari nabibonaho nabereye. Nongeye kubitekereza mu mwanya, nibuka mu 2015 bica Sinapoli Rwigara, barangije imfubyi zisigaye n'umupfakazi barabasenyera. Bamaze kubasenyera nanone barabafata babajugunya mu munyururu. Barangije bateza cyamunara ibintu byabo byose byari bisigaye, nako si ukubiteza cyamunara ni ukubisahura, kuko ni amakinamico baba barimo, ngo barateza cyamunara ngo ni abantu bavuye hanze kubigura, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, ahubwo nibo ubwabo babisahura, aho babijyana barahazi. Ariko sindabona regime muri regime zose zabayeho ku isi yigeze ikora itya. Sindabona ubwicanyi bw'indengakamere buhwanye n'ubu ngubu ku isi yose. Sindabona abicanyi bari kuri uru rugero bameze batya aho nabereye. Kwica umuntu, bamara kumwica, abe utwo bari basigaranye tugomba kubatunga bakadusahura, amazu bakayasenya, barangiza bati ibyo ntabwo bihagije, bakajugunya mu munyururu. None n'ibyo mu munyururu ntibihagije, ahubwo barashaka kuvanaho ubuzima bwabo. Urumva ibyo ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu nta regime n'imwe ku isi nari numva imeze gutya. Hari regime mbi cyane zabayeho, ariko sindumva imeze gutya aho nabereye. Mu by'ukuri nibyo koko uriya muntu Kagame ni umwicanyi ku buryo uwo yanze wese cyangwa ugomba kubona igihano wese nta kindi gihano agira uretse gupfa. Nicyo, nta kindi. N'uwo afunze nawe ntabwo aba abonye igihano cye. Ahandi hose ku isi urafungwa ugategereza ko igihano cyawe kizarangira, imyaka wakatiwe izarangira ugafungurwa. Ariko kuri we abafunga kandi abafungiye ubusa, ntacyo bafungiye, abo ngabo nabo nta mahoro baba bafite, kuko igihano cyabo ntabwo ari icyo ngicyo gusa, ahubwo baba bategereje n'urupfu. None se abamaze kwica baramaze kugera muri prison yarabafunze ni bangahe? Ni benshi. Uretse ko n'uburyo asigaye yica noneho bisigaye byaramurenze, amaze kwica benshi cyane ku buryo nta strategy yo kubica akigira. Wowe se bamwe arabica akabeshya ngo bapfuye urupfu runuru. Uribuka uriya Jean Dodier Mucyo uburyo yapfuye, uburyo yamwishe, yamara kumwica bakabeshya ngo yahubutse ku ngazi ngo yishyira hasi arahwera. Ibintu bidafite epfo na ruguru, bidafite uruvugiro, bidafite ubusobanuriro, ngo umuntu yari arimo azamuka ingazi ngo noneho ngo babona arahirimye araguye. Bariya yagiye yicisha imodoka, ari Rwigara, ari muramu wanjye wundi yishe mbere, bose yagiye avuga ngo babagonze, barangiza bombi bakareba bagasanga ahubwo ndetse aho bagonze ntabwo ariho hakomeretse urundi ruhande, umusaya wo hirya ari wo wakomeretse, kandi bavuga yuko bagonze uruhande rundi. Bakaba bibagiwe ahari gucekinga ngo barebe bati ruriya ruhande twakubisemo inyundo cyangwa se twakubisemo ifuni nirwo bakwiriye kugombwa kugira ngo bigaragare nyine yuko ariho bagonze. Bikagaragara nyuma yuko ibyo bavuga atari byo. Urumva ko
ibyo bakora bimaze kurenga, bamaze kwica benshi, bamaze kurenza urugero ku buryo ntibakimenya n'uburyo bagomba kwica ngo bahishe icyaha, ahubwo byose bihita bigaragara. Ikindi kintangaza ni uburyo batigira ku byabaye, ku byashize. Uriya muntu niwe wavanyeho Mobutu, uko yamugize arabizi. Idi Amin yavuyeho ari muri Uganda bireba, twagiye tubikurikira ku maradiyo, abari bakuru dushobora gukurikira radiyo tukumva uko ibintu bigenda. Uburyo yavuyeho arabizi. N'aba bejo bundi nka ba Kadafi, uburyo bavuyeho, niwe wahoze amushashariza abwira abazungu ati uriya rwose mumuvaneho, akwiriye gupfa, kubera ko yari abifitemo inyungu, abibwira aba westerners nyine kugira ngo bamukunde. Abo bose azi uburyo bavuyeho, ariko ntashobora gutekereza ati nanjye nshobora kuvaho kuriya, nshobora kugira iherezo nka ririya. We azi yuko akozwe hari mu mabuye simbizi. Abanyarwanda kuko bari mu kaga, abanyarwanda bari mu ngorane zitarabaho. Ndabivuga nkomeje kandi mbivanye ku mutima. Niyo dusenga turabasengera kandi tukabivugaho byinshi cyane, kuko ubivuze ntabwo wabirangiza. Abanyarwanda bari mu kaga gakomeye cyane, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo naba uhereye kubo hejuru kuri minisitiri ukagenda none se mu manama yabo no n'ahandi hose ntitubibona ya addressing abaminisitiri n'abagitifu n'abandi nk'abo n'abameya, nako abadressinga nk'ubu adressinga abana b'ibitambambuga. Buri wese nta mahoro afite, cyangwa abasirikari bakuru, buri wese ni intimidated, buri wese nta jambo. Birababaje cyane kugira ngo ijambo rigirwe n'umuntu umwe gusa, abandi bose bacecekeshe, babyemere. Sinzi niba navuga ngo nta kundi babigenza, kuko igihano ni urupfu niba utabyemeye gukora icyo ashaka. Ariko ibyo ari byo byose, kwemera kuba intimidated bigeze hariya ngo kugira ngo udapfa, narwo nta rupfu rurenze urwo ngurwo, ndetse nirwo rupfu rubi. Naho ubundi ibi ngibi twavugaga byo gushaka kwica Adeline, Diane nubwo ntacyo twabonye, nta information nk'iyo ngiyo ya Adeline twabonye, ariko sinshidikanya ko nawe bamufitiye porogaramu hari tutashoboye kumenya, kuko nta cyiza na kimwe abashakira, kandi sibo bonyine, n'abandi benshi tutazi tutanavuze. Ariko uwabishobora wese akabona ashoboye kubatabariza, kubivuga muri media iyo ari yo yose, akaba ashoboye kubivuga muri za human rights organizations, agashobora kubivuga n'ahandi hose muri international community iyo ari yo yose, yabikora, kuko nta kibura icyo kikora, nta kibura akamaro.